Mbifurije amahoro y'Imana akomeze abane namwe muntu uri kureba ino video ari ubwa mbere dufatanyije kureba ino video. Uwo urimo urumva nitwa Tuyishimire James, YouTube channel uri kurebaho ino video yitwa Rwagasabo News. Ese waba ukeneye ubwiza bw'umusatsi wawe cyangwa se ubwiza bw'umusatsi w'umugore wawe? Nta kindi rero usabwa, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugakora like, share ndetse na comment, ubundi ukatumenyesha igisuko runaka waba wahisemo muri ibi bigiye bitandukanye turimo turabagezaho, ukadusobanurira ibyo ari byo muri comment, bityo tukabasha kuguhuza n'abagomba kubigukorera cyangwa se tukakwereka salo imwe rukumbi iri kubica bigacika mu gihugu cyose cy'u Rwanda, bityo nawe ukabasha kuba wasa neza cyangwa se umugore wawe yabasha gusa neza. Cukubiri rero n'umusatsi upfuka cyangwa se ibintu bitagushimisha ku musatsi wawe, nkuko murimo murabireba imbere yanyu, murimo murabireba kuri YouTube channel yitwa Rwagasabo News. Icyo usabwa rero nta kindi ni ugukanda subscribe, share ndetse na comment, bityo ukatumenyesha, bityo byanashoboka ugashyiramo nimero yawe, bityo tukaguhamagara tukakurangira salo imwe rukumbi ushobora kujyamo bakagukemurira ikibazo wari ufite. Muntu rero iyi video ifashije, nta kindi usabwa rwose ni ugukora subscribe. Turabakunda cyane.